Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira, turagarutse mu biganiro byacu, aho tuje kuvuga ku kintu gikomeye cyane, abantu benshi mukunze gukora ariko mukabikora nabi. Ese wari uzi ko abantu benshi murya amagi buri munsi, ariko mukaba mutazi uburyo bwiza bwo kuyateka, uburyo bwiza bwo kuyabika, ese ni igihe kingana gute agomba kumara atetse? Uyu munsi rero tugiye kureba ibanga ryihishe mu magi turya buri munsi n'amakosa abantu dukora mu kuyarya cyangwa se mu kuyateka cyangwa mu kuyabika. Ikaze rero ni muganga Theophile muri kumwe nanone mu kiganiro kivuga ku buzima. Nyamuneka niba utarakora subscribe wibuke kuyikora, utwandikire muri komenti, uduhereze ibitekerezo byawe kugira ngo nabyo niba hari ibyo udasobanukiwe, nimba hari ibibazo wibaza, twongere tugusobanurire ubashe kumenya neza uko wakwitwara mu buzima. Ikaze. Reka dutangirire ku kamaro k'amagi. Mu busanzwe amagi ari mu byo kurya bifite intungamubiri nyinshi cyane. Mu magi dusangamo poroteyine nyinshi, mu magi dusangamo vitamine B12, dusangamo vitamine D, dusangamo ibyo twita choline, bifasha ubwonko gukora neza. Ikindi kandi mu magi harimo ibyo twita healthy fat, zifasha umutima. Igitangaje kandi kurushaho abantu benshi mutazi ni uko igi rimwe riba ririmo garama 6 za poroteyine. Wumve uburyo igi rimwe rifite akamaro gakomeye cyane, rikenewe cyane ku buzima bwawe buri munsi. Ariko ikibazo kijya kibaho ntago ari uko abantu turya amagi cyangwa se tutayarya, ahubwo ikibazo kibaho ni uko uyarya n'uko uyabika cyangwa uko abantu muyategura. Hari amakosa rero abantu bakora, aya makosa niyo tugiye kuvugaho kugira ngo ubutaha igihe uri gutegura amagi, aya makosa ntuzongere kuyakora. Ikosa rya mbere abantu bakora ni ukubika amagi nabi. Ubundi amagi ntago agomba kubikwa ahantu hari ubushyuhe bwinshi ngo ahamare igihe kirekire. Amagi aba agomba kubikwa ahantu hari ubukonje, ahantu hadashyushye. Ikindi cya kabiri, irindi kosa abantu bakunda gukora ni uko bafata amagi bakayoza. Ubundi birabujijwe koza amagi utagiye guteka. Igihe amagi ugiye kuyabika ari menshi birabujijwe kuyoza. Iyo uyoza bituma yangirika vuba, bituma apfa, bituma mbese nta gihe amara abitse. Ni byiza ko rero amagi utayoza ahubwo uyabika atogeje, hanyuma cya gihe ugiye kuyateka ukabona kuyoza. Ikintu cya gatatu abantu bakunze gukora kikosa ni uguteka amagi cyane bigatuma atakaza intungamubiri. Mu bisanzwe ubundi amagi ntago agomba gutekwa iminota irenze 10. Impamvu iyo minota irenze za poroteyine zirangirika ku buryo usanga zigora igifu kugira ngo igifu kiyagogore cyangwa se gisye ya magi bikakigora. Niyo mpamvu rero amagi ugomba kuyateka iminota 10 ibihagije, amagi akaba arahiye. Ikosa rindi rya kane abantu bakora ni ukurya amagi mabisi kenshi. Iyo ukunda kurya amagi mabisi kenshi uba ufite risike cyangwa uba uri mu byago byo kurwara bagiteri nk'iyo twita salmonella. Izi bagiteri rero akenshi ziba zaturutse muri ya magi mabisi ukunze kurya kenshi. Dore rero icyo ubushakashatsi buvuga cyangwa se icyo ubumenyi mu bijyanye n'ubuzima cyangwa se mu bijyanye n'imirire busobanura, ni uko guteka amagi cyane bishobora kugabanya vitamine ziri mu magi, ndetse kandi bigatuma za poroteyine zirimo bituma igifu kitabasha kuzigogora cyangwa se kitabasha kuzisya. Reka rero twongere turebe kandi uko amagi abikwa. Ese amagi abikwa ate? Wayabika gute kugira ngo ataza kugira ibibazo, ataza kwangirika, ataza gupfa? Ndaza no kubabwira kandi uburyo wasuzuma niba amagi ari mazima.
Mu busanzwe ubundi amagi ibyiza ni uko muba mugomba kuyabika muri firigo. Igihe nta firigo ufite gerageza uyabike ahantu hakonje. Icya kabiri, irinde kuyoza mbere yo kuyabika. Ikintu cya gatatu ni uko ugomba kubika amagi mu itereyi. Itereyi murayizi, ni ka kantu bagenda bashyiramo amagi kugira ngo atangirika. Igihe ushaka kumenya niba igi rikiri rizima, niba amagi yawe ari mazima, hari uburyo uba ugomba kuyasuzuma. Ubundi hari uburyo butatu ugomba kuyasuzumamo, ariko ndababwira bumwe kuko burahagije. Ufata amagi yawe, ugafata amazi mu kintu nk'igikombe cyangwa se agasafuriya, ukayarambikamo. Iyo amagi amanutse akagera hasi ku isafuriya, ayo magi aba ari mazima, urayateka nta kibazo. Iyo amagi amanuka akagarukiramo hagati ntagere ku isafuriya, ayo magi aba atangiye gupfa, uba ugomba kuyitondera ukabanza ukayasuzuma uyamennye ukamereba nimba ari mazima koko. Iyo amagi areremba hejuru y'amazi, ayo magi aba apfuye, ntabwo uba ugomba kuyateka, aba yarangiritse. Reka twongere tubibutse kandi uburyo ugomba guteka amagi cyangwa se uko amagi atekwa. Icya mbere ni uko utagomba kurenza iminota 10 utetse amagi. Ikindi kandi igihe utetse amagi, urugero nimba ari umureti, ntukoreshe amavuta menshi. Koresha amavuta makeya kugira ngo utiyongerera bya byago byo kurwara za ndwara zitandura. Igihe igi ugiye kurirya, akandi kantu k'ibanga abantu mutazi. Igihe ugiye kurya igi ugasanga rifite ibara ry'icyatsi ku muhondo, iryo gi umenya ko ryahiye cyane rwose, ryangiritse, nta kintu kirimo intungamubiri nyine zangiritse. Nubwo warirya nyine ariko wumve ko bisa nkaho nta kintu uriye, intungamubiri zamaze kwangirika. Ibanga rero ukwiye kumenya, ari ryo nahoze mvuga nyine nkitangira, ibanga ukwiye kumenya nuko kurya igi rimwe cyangwa 2 ku munsi ari byiza ku bantu benshi. Nakubwiye ko igi rimwe ririmo grama 6 za proteine, ibaze ko nurya amagi 2 ubwo ufashe grama 12 za proteine. Ikindi cya kabiri, ukunde cyane kurya umuhondo kuko ubundi niwe ufite intungamubiri nyinshi cyane. Urugero abana bakunze kwanga kurya umuhondo, ababyeyi mugomba kubashishikariza mukabumvisha ko ari wo urimo intungamubiri nyinshi kandi zihagije. Akantu ka gatatu, icy'ingenzi ntago ari ukurya amagi ubwayo, ahubwo icy'ingenzi ni ukuyategura neza kugira ngo akugirire akamaro. Nshimira rero mwe mwese mubana natwe, nshimira mwe mwese mwakurikiye ikiganiro. Nizere ko guhera uyu munsi mwasobanukiwe neza uburyo bwo gutegura amagi neza, uburyo amagi abikwa, uburyo yasuzuma niba ari mazima, n'uburyo yateka kugira ngo intungamubiri zayo zitangirika. Guhera uyu munsi rero mutangire mubikore neza, mutangire mufate igi rimwe ku munsi cyangwa se 2 kugira ngo murengere ubuzima, kugira ngo mwubake ubuzima buzira indwara. Nkomeza mbifuriza kugubwa neza, kugira amagara mazima, ubuzima buzira indwara. Tuye duhurira hano buri munsi twige dusobanukirwe n'ubuzima.